Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Mwe mudukurikiye, Imana y'umujiba w'umugisha mwinshi cyane. Rero ni David, kandi nkuko nabasezeranije nongeye ndagarutse muri wa mwanya mwiza nabasezeranije ko tugiye kujya tubana mu biganiro bimwe na bimwe, mu bitaramo bimwe na bimwe. Hari ibintu nshaka ko tuzajya tuganiraho kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa intego yacu, imibereho yacu muri Kristo Yesu, uko tugomba kubaho, uko tugomba kugenda. Ibyo byose ni ibintu tugomba kwitaho cyane, tugiye kujya twiga cyane muri iyi minsi. Muri iyi minsi tuzibanda ku gitabo cy'Abaroma, ibice byaho 8. Nta yindi ntego nyamukuru tuzaba turimo turareba ni iyihe mibereho mishya, ni iyihe mibereho umuntu uri muri Kristo Yesu agomba kubaho. Muri icyo gice cya 8 umurongo wa mbere haravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwa. Ibyo byose ni ibintu dukwiye kumenya no gusobanukirwa, ndetse umunsi ku wundi kurushaho. Ninde uri muri Kristo Yesu? Ninde wemerewe kuba muri Kristo Yesu? Ubwo buzima ninde wemerewe kububamo no kubugira? Ibyo byose ni ibintu tugiye kuzaganira muri iyi minsi, ndetse kurushaho cyane. Ariko mbere yuko tubigeraho ibyo, hari ibyo nifuza ko tuganira. N'icyambere ndashaka ko tuganira twibaza ngo, kuko twebwe nk'abantu kibaza se ni iyihe ntego y'umuntu nyamukuru? Ni iyihe ntego? Ni iyihe ntego ufite ku isi? Ni iyihe ntego wowe waremwe n'Imana, wowe wabyawe bwa kabiri? Ni iyihe ntego yawe? Intego yacu nyamukuru ya mbere, intego nkuru y'umuntu ni uguhimbaza Imana. Intego yacu yawe wayumvise? Intego ufite ku isi muri ubu buzima niyo guhimbaza Imana. Ibyo twabisanga he? Twabisanga muri Luka ibice byaho 2 umurongo waho wa 10. Ntabwo turaza kure imirongo myinshi, ariko ndaza kugenda mbabwira imirongo imwe n'imwe mushobora kubisangamo. Umurongo wa 10 haravuga ngo marayika arambwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Yego, uyu munezero wawufite, uwo munezero wakugezeho. Rero wowe wamaze kugerwaho n'uyu munezero, intego yawe niyo guhimbaza Imana. Kuko nkababwira ngo turaza kuganira cyane ku gitabo cy'Abaroma, ku gitabo cy'Abaroma bice byaho 8, uhera ku murongo wa mbere. Umutwe waho nyine uravuga ngo intego nyamukuru y'umuntu ni iyihe? Ni iyihe ntego yawe? Umutwe waho w'amagambo hano uravuga ngo imibereho mishya bari muri Kristo Yesu. Reka dusome umurongo wa 24. Haravuga ngo kuko twakijijwe dufite ibyiringiro, ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ariko ndetse wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? 25. Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutarabona tubitegereza twihanganye. Ninde muntu ushobora kwiringira icyo yamaze kubona? Oya, uwo ntawe. Rero twebwe abakijijwe cyangwa abakiriye agakiza, abamaze kugirirwa ubwo buntu, haleluya, tumaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Wakwibaza ngo ni gute Yesu Kristo ari umwami n'umukiza? Ni gute Yesu Kristo ari umwami? Dore igisubizo cyo kuntu Kristo ari umwami. Kristo ni umwami mu kuturwanirira, mu kutuyobora no kuturinda.
kutuvana no gutsindira abanzi be ari bo banzi bacu. Abanzi ba Kristo nibo banzi bawe, we wamaze kwakira Yesu Kristo. Mu minsi itambutse maze kubwira abantu, nandi kubwira abantu ibintu bigera muri 2 biranga inshuti nyayo, cyangwa biranga umuntu muzarambana mugatindana. Uwo muntu iyo agukunda, hari ibintu 2 yifuza kumenya kuri wo kuwakunda, kugira ngo urukundo amukunda hatazagira ikirwitambika ugasanga baratandukanye, barashwanye, kandi atabyifuza, atabikeneye. Icyambere ni ukumenya ngo umuntu nkugiye nkundana nawe akunda iki. Icyakabiri, umuntu nkundana nawe yanga iki. Ibi bintu byombi ko ari 2, iyo wamaze kubimenya, yamaze kubigusobanura no ukabimenya ukabisobanukirwa neza, wirinda ikintu cyamubabaza, kuko ubizi ko ikintu cyamubabaza ari kibi cyane, cyatuma umubano wanyu ubamo ikibazo. Ahubwo uwo rushaka ikintu cyatuma anezerwa, kuko uba waramaze kumenya icyo akunda. Rero Kristo nawe mu buzima bwacu, mu bugingo bwacu, iyo ushaka kubana nawe ukagira muri imibereho mishya, kubana nawe, ugatindana nawe, ukagumana nawe, ibyo bintu byombi ko ari 2 ukwiye kubimenya ukabisobanukirwa. Icyambere, Kristo yanga iki, ukamenya ko Kristo yanga icyaha. Icyakabiri, Kristo akunda iki. Kristo akunda umutima umenetse, umutima uca bugufi, umutima wubaha. Ibyo bintu iyo bifite, Kristo mubana neza, Kristo murarambana, Kristo muratindana. Rero ubu buntu akenshi hari ikibazo dukunda kwibaza, se ubuntu ni iki, cyangwa kuki ubuntu bwo gukizwa butageze kuri buri muntu wese. Nk'urugero, ugasanga iwacu turabana 10, ariko ugasanga Kristo araje atoranyijemo umuntu umwe, niwe ukijijwe. Iyi ni imirimo yakozwe kera, ntabwo dutoranijwe ubu ngubu. Wowe hari imirimo ubona iri gukorerwa ku buzima bwawe, ariko iyo mirimo ntabwo ari uyu munsi ikozwe, ntabwo iyo mirimo ntabwo ari uyu munsi iteguwe. Reka tumanuke hepfo mu Baroma, Baroma ibice byaho 8 nyine nanone. Reka dusome umurongo wa 29 n'uwa 30. Haravuze ngo, kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. 30. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ni ukuvuga ngo umurimo wo gutoranywa ugahabwa agakiza ntabwo ari umurimo ukozwe uyu munsi, ni imirimo yakozwe kera. Kristo aza yarazi icyo aje gukora, kandi hari aho yavuze, aravuga ngo hari aho muri Bibiliya byanditse, nzabibagaragariza ubutaha, Yesu Kristo azahagarara imbere ya Data akamubwira ngo, abo wantumye dore ngaba nibo nzanye. Bivuze ngo hari abo yamutumye, ariko bagomba gutoranywa mu b'Imana yahisemo, bagomba guhabwa ubugingo buhoraho. Kandi nanone tukabona muri Bibiliya ahantu handitswe ngo Imana yakunze Yakobo kurusha, ariko ngo ntiyakunda nde? Yesu. Ibyo byose ukabyibaza. Rero hari ibintu byinshi tuzasobanukirwamo ahangaha nk'ibiganiro tugiye kujya tugira. Abo yamenye yarabatoranije, ntabwo Kristo akumenya uyu munsi, abo yamenye kera. Rero iyo yose ni imirimo yakozwe kera mu buzima bwacu. Imana mu ijuru ishimwe cyane.
turimo turegereza ku musozo, tuzakomerezaho ku munsi w'ejo. Ariko wowe watoranijwe n'Imana Data, ubishimira Imana kandi ubinezererwa Imana ko watoranijwe na Yesu Kristo. Rero intego yawe ni uguhimbaza Imana, ni ukuramya Imana, ni ukunezeza Imana. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Imana iha umugisha umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro. Tuzakomereza ku munsi w'ejo. Mugire amahoro y'Imana. Amen.